Hashize imyaka itari mike imitwe ya politiki hawe rugari mu Rwanda ho yanagize uruhare mu kubiba urwango hagati y'umwaka w'1990 ndetse n'umwaka w'1994. Gusa ubu imitwe ya politiki ifatwa nk'umusemburo w'iterambere ry'u Rwanda ho buri mutwe uharanira kugaragaza ibitagenda neza hagamijwe impinduka ndetse no gufatanya n'abaturage mu gusigasira ibyagezweho. Professeur Shyaka Anastase, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza RGB, avuga ko imitwe ya politiki mu Rwanda ikorera muri demokarasi ndetse kuzuzanyaho kurwana mu gihugu ndetse no gusenya bimaze kugerwaho n'abanyarwanda. Imitwe ya politiki uko ikora mu gihugu cyacu ikorera muri demokarasi, yaho abanyapolitiki basangiye kubaka igihugu, apana kukirwaniramo kugira ngo buri wese avaneho umuhore we. Abanyapolitiki barafatanya, imitwe ya politiki igafatanya, ikagira ibyo itandukaniraho, ikagira n'ibyo itavugaho rumwe ntacyo bitwaye. Donatira Mukabarisa, umuyobozi w'ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda, ashimangira ko nta mutwe wa politiki ushingwa hatagamijwe iterambere rya buri munyarwanda nk'uko byagaragaye kuri imwe mu mitwe ya politiki mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi, dore ko PL ari ryo shyaka ryabuze n'abanyapolitiki benshi mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Nta mutwe wa politiki n'umwe ushobora gushingwa utagamije iterambere ry'abanyarwanda, utagamije imibereho myiza y'abanyarwanda. Ni ibitekerezo binyuranye kandi dushyira hamwe kugira ngo tubashe kucyubaka, kuko burya iyo ibitekerezo bibaye byinshi biba byiza kugira ngo bishobore gutuma igihugu kirushaho gukomeza kwiyubaka mu buryo bwihuse. Kandi nyine baravuga ngo imitwe myinshi umutwe umwe wifasha gusara. Ntabwo ibyiza rero ni ukuvuga ngo turahuriza hamwe imbaraga zacu, turahuriza hamwe ibitekerezo byacu, buri mutwe wa politiki mu bwigenge bwawo ushingiye ku ngengabitekerezo yawo, kuri ideoloji yawo, kugira ngo utange ibitekerezo byubaka igihugu cyacu. Nubwo u Rwanda haruvuye ahantu hatari heza bitewe na bamwe mu banyapolitiki ndetse rukaba rugeze kuri byinshi nyuma yo kubohorwa na FPR Inkotanyi naryo shyaka riri ku butegetsi, imitwe ya politiki yose ikwiriye gusenyera umugozi umwe aho guharanira inyungu zayo bwite. Ese ko amahanga akomeje gutunga agatoki imitwe ya politiki ikorera mu Rwanda kuba ikora mu kwa FPR? Christine Mukabunani, umuvugizi w'ihuriro ry'imitwe ya politiki mu Rwanda, abivugaho iki? Ibyo ntabwo ari byo kubera ko buri mutwe wa politiki ufite ubwigenge bwawo, ufite ubuzima gatozi, ufite uko ukora, ufite yewe n'umurongo wa politiki bagenderaho. Nta mutwe wa politiki rero ujya kwivanga mu mitwe ya politiki y'indi mitwe ya politiki, barabareka buri bose umurongo babihaye bakawugenderaho. Ubusanzwe kugira ngo umutwe wa politiki wemererwe gukorera mu Rwanda hakurikizwa amategeko nyuma yo kugaragaza umurongo waryo ndetse n'ibindi bisabwa byose, birimo kugira abanyamuryango muri buri karere ndetse no kugendera ku mategeko y'igihugu. Kugeza ubu amashyaka 11 niyo akorera mu Rwanda ku buryo bwemewe n'amategeko. Aya mashyaka yose akaba yandikwa ndetse akagenzurwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza RGB. Viziane Mitasiye, Clouds TV.